Imana ihabwa icyubahiro yo itwongereye igihe cyo kurama, niyo izi gutandukanya amanywa na nijoro. Turashimye kubw'uburinzi bwayo. Ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Nitwa Mushinzimana Felix, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Mbere y'uko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge kugira ngo umwami Imana atubashishe, dore ko namenye yuko muri uru rugendo rujya mu ijoro nta muhanga. Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mana, ndagushimiye kuko ari wowe uduhaye amahirwe yo kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Nciye bugufi mvuga nti amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba anyeze, antunganye mu byo natekereje, mu byo navuze, mu migendere yanjye. Weze n'uyu nkurikiye ugiye kumva ijambo ryawe. Yohana yaravuze ngo ubejeshe ukuri, kandi ukuri ni ijambo ryawe. Reka rero ijambo ryawe tugiye kugana nawe bene data bagiye kunkurikira bari mu mpande enye z'isi, reka ijambo ryawe ritanga umusaruro mu mitima y'abakomeye n'aboroheje, kuko icyo namenye ijambo ry'Imana ryo ntabwo rizagenda ubusa. Urakoze kumbashishije, cishwe bugufi, Imana ishyirwe hejuru. Tubishimiye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuganire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ni igice cya 13. Turasoma umurongo wa 6, turasoma n'umurongo wa 7. Igitabo cya kabiri cya Samweli ni igice cya 13, turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Bibiliya ivuze ngo iki? Nuko Amunoni araryama arirwaza, maze umwami aje kumureba. Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naze antekere udutsima 2 imbere yanjye nturire mu ntoke ze. Imana idufasha. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye rifite topic cyangwa se teme cyangwa se insanganyamatsiko. Ijambo rivuga ngo urebeye inyuma. Ijambo tugiye kuganira rifite topic ivuga ngo urebeye inyuma. Izi nkuru ni ndende, ariko kubera ko tuba tutakanya gatoya ko kugira ngo twibukiranye amagambo y'Imana, reka tuvuge mu ncamake. Izi ni inkuru z'uwitwa Amunoni. Ndagira ngo mbibutse mu bana Dawidi yabyariye i Heburoni, umwana wa mbere w'imfura ya Dawidi ni uwo bita uyu nguyu Amunoni. Igihe cyarageze ngo Amunoni aza kugira irari rya mushiki we witwa Tamari. Uyu Tamari nawe ni umwana wa Dawidi, avukana na Abusalomo kundi mubyeyi, kuko Dawidi yari afite abagore benshi. None ngo uyu Amunoni yari afite umugabo w'inshuti ye w'ingurumbanya witwa Aminadabu. None ngo igihe kigeze asa kubwira Amunoni, aramubwira ati, se ko mbona uri kugenda unanuka, urazira iki? Wowe unkurikiye, Imana ikurinda inshuti mbi, Imana ikurinda abajyanama babi. Aho muri biro Imana ikurinda inshuti mbi, aho muri karitsiye Imana ikurinda inshuti mbi, aho usengera mu itorero barizwamo ntazi, Imana ikurinde inshuti mbi, aho wiga Imana ikurinde inshuti mbi, aho mu rupangu ubamo Imana ikurinde inshuti mbi, mu buzima bwawe bwose bwo kubaho Imana ikurinde inshuti mbi. Nanjye nisabira ngo Imana indinde inshuti mbi. Warangije aza kumugira inama iyi nshuti mbi ya Amunoni, aramubwira ngo uzirwaza. Turi ku ijambo rivuga ngo urebeye inyuma. Wa mukobwa we, bakurebeye inyuma bagira ngo uri umukobwa, ariko binjiye imbere basanga uri umugore. Wa musore we, bakurebeye inyuma bagira ngo uri umusore, ariko binjiye imbere
basanga uri umugabo. Ibyo abandi bagabo babona nawe urabibona, wa mukobwa we. Ibyo abandi badamu babona nawe urabibona, wa mugabo we. Barebeye inyuma babona ko ufite umugore umwe, ariko binjiye imbere basanga ufite abagore benshi. Nawe wa mubyeyi, barebeye inyuma babona ko uri umudamu kweri, ariko binjiye imbere babona ko ufite abagabo benshi. Imana dutabare, bakozi b'Imana baturebeye inyuma babona ngo turabigisha, ngo dufite amavuta yo hejuru, ngo turi abahanzi, ngo turi abanyempano, ariko binjiye imbere ese basanga bimeze bite? Binjiye imbere byagaragara gute? Turi ku ijambo rivuga ngo barebeye inyuma. Mu gihe kigeze Dawidi ngo aza kureba Amunoni, Bibiliya iratubwira ngo Amunoni agira ate, arirwaza, arangije ararikarama, yinginga umwami ari we se Dawidi, aramubwira ngo nyoherereza mushiki wanjye azanekera udutsima mu ntoki, azanekera udutsima maze nturire mu ntoki ze. Urebeye inyuma barabona ari umuntu urwaye, ariko si imbere koko ararwaye. Barebeye inyuma, ise nawe ngo arebere inyuma, ntiyareba ikiri mu mutima we yuko irari ryamwishe. Mwene data wunkurikiye, Imana iduha amakuru yo kujya turebera imbere kuruta kurebera inyuma, kuko inyuma umuntu aribeshya, kakwibeshaho nanjye ukanyibeshaho. Abantu bagaragara bambaye amakanzu maremare, turi abakozi b'Imana, ariko imbere turi abicanye, imbere turi abasambanyi, imbere turi abarozi, imbere turagambana, imbere turishyira hejuru, imbere turacukura ibyobo ngo abandi barigwemo. Imana idushoboze tujye tugemenya amakuru y'imbere, naho inyuma abantu barimo baratubeshya. Umwami atanga itegeko, aravuga ngo Tamari naze ajye kurwaza musaza we. Reka tubwizanye ukuri, musaza we kuza kukurwaza hari icyaha gihari? Mushiki wawe kuza kugutekera hari icyaha gihari? No kukuhagira nta cyaha gihari. Kuguterera ipasi hari icyaha gihari? Kugufurira imyenda hari icyaha gihari? Kuguhanagurira inkweto hari icyaha gihari? Ariko Amunoni yagize irari. Mbega amahano, bakozi b'Imana, bakristo bene data munkurikiye, Imana iturinde kugira amahano. No muzi Imana uyu mwuka mubi waraje, abantu bagakora n'umurimo, abantu basambana, abantu bagakora n'umurimo barogana, abantu bagakora n'umurimo bacukura n'ibyobo, abantu bagakora n'umurimo bagambanirana. Ariko wareba inyuma, aririmba neza we, yigisha neza we, aratambira Imana, ariko imbere turi ku ijambo rivuga ngo urebeye inyuma. Amunoni bamurebera inyuma ariko ntibareba imbere. Dore amakuru akenewe ahenze ni amakuru y'imbere kuruta inyuma. N'abantu turi kubibeshyaho inyuma. Umufarisayo yakubwiraga iby'amategeko, akakubwira inzira ijya mu ijuru, ariko ntava aho ari, bakikoreza abandi imitwaro kandi batabasha kwikorera. Mukozi w'Imana, ntabwo uri kwikoreza abandi imitwaro ariko utabasha kwikorera. Turi kubwira abantu ngo bareke gusambana ariko ugasambana. Uri kubwira abantu ngo bareke ubusinzi kandi uri umusinzi. Uri kubwira abantu ngo bareke kuroga kandi uroga. Uri kubwira abantu ngo bareke ubwibone kandi wowe ubugira. Uri kubwira abandi ngo bagire imbabazi, wowe ugira izihe? Uri kubwira abantu ngo bagire urukundo, wowe ugira uruhe rukundo? Uri kubwira abantu ngo nibakubahe, wowe wubaha bangahe? Uri kubwira abantu ngo bagukunde, wowe ukunze bangahe? Bibiliya imbwira ngo iki? Ngo icyo ushaka ko abantu bakugirira nawe ukigirire abandi. Kristo we, turakwingiza ngo dushoboje nk'uru rugendo, tugukorere dutinya duhinda umushyitsi kandi uduha imbaraga zo gutandukana n'icyaha n'igisa nacyo, kuko tutahamagare kwanduzwa, twahamagare kwezwa kugira ngo twimamaze ishimwe rya duhamagaye.
Pawulo atangariza abefeso aravuga ngo kuko turabo yaremye, haleluya, ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyi Imana ateguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ibendera y'Imana izamurwe, twebwe ducishwe bugufi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Arangije atumiza mushiki we ngo naza amusange mu cyumba. Bibiliya ivuga ngo iki? Arangije aramubwira ngo ndashaka ko turyamana. Ngo mushiki we ngo akomeza kwanga, aravuga ngo aya mahano ntakabeho. Ariko kubera yuko Amunoni musaza we yamurushaga imbaraga, arangije kubwo kumurusha imbaraga aba mutuye mu cyaha cy'ubusambanyi. Bibiri tubwira ko uyu Tamari yari afite ikanzu y'amabara, ngo yagiye ataka inzira yose, bivuga ngo ejo he amwiciye isoko ryo kutazashaka, kuko cyari kizira mu Bisiraheli. Inkuru zigera kuri Abusalomo wavukanaga n'uyu Tamari, yaramukundaga cyane, abona yuko ngo afite isoni n'agahinda kenshi, aramubwira ngo wawe na musaza wawe Amunoni ngo guhera uwo munsi ngo Abusalomo ngo ntiyongera kuvugana ikiza cyangwa ikibi, ngo akivuganya nande na Amunoni. Kubera iki? Yakoreye amahano mushiki we. Bose bavukanaga kuri se Dawidi, wenda ku babyeyi bari ababyeyi batandukanye, ariko n'abana b'umugabo umwe. Ayo ni amahano. Natwe turi kuvuga ngo turi abakozi b'Imana, ariko turi gukora amahano. Ariko Bibiliya irambwira ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ngo kwitegeka abari ku isi yose kugira ute kwihana. Nzi ko nta cyana kimwe Imana itababarira umuntu. Twe kumera nka Kani, yahawe amahirwe yo kwihana, yanga kwihana, aza kurimbuka n'umuryango wose wawurunda amabuye n'ibisorori barashira. Ariko Dawidi waza kubona amahirwe yo gusaba Imana imbabazi, aravuga ngo mu byaha mama niho yambyari, yaje gusaba Imana imbabazi, Imana igira ite iramubabarira. Akani yakiresheje amahirwe, yagomba gusaba imbabazi, yihagararaho. Ariko Dawidi aza gutaka ati gupfa urupfu ntabwo rukikubayeho. Kubera iki? Yemeye gusaba Imana imbabazi. Ngo igihe cyarageze, Abusalomo atumizaho se, kuko ngo yari agiye gukemuza intama ubwoya. Arangije atumizaho papa ngo aze. Ese aramuhakanira, aravuga ati niba utabashije kuboneka ndakwinginze nyohereza uwo muvandimwe wanjye Amunoni. Ngo arangije aramutumiza, araza. Dore Abusalomo icyo yakoze, ngo yahise abwira abagaragu be, aravuga ngo mushake vino inejeje umutima wa Amunoni. Arangije aramubwira ngo, amaze kubwira abagaragu aravuga ngo nimubona vino inejeje umutima wa Amunoni, aravuga ngo ndategetse muze guhita mumutikura mugire ute mumwice. Uko ni kwiherezo rya Amunoni ryabaye, yahawe vino ngo inejeje umutima we, kubera yuko Abusalomo yatanze briefing, yatanze itegeko, aravuga ngo nimubona vino inejeje umutima wa Amunoni, nimurangiza mumutikure mugire ute mumwice. Amunoni abantu bamwibeshyeho, turi ku ijambo rivuga ngo urebeye inyuma. Ese ibiri inyuma ni nabyo biri imbere? Mukozi w'Imana mugenzi wanjye, hakwiriye kubaho amakuru yo kumenya imbere. Turi kwibeshya ku bantu ngo bana n'umuntu muri gurupe, urebera inyuma. Ngo tubana n'umuntu mu itorero, urebera inyuma. Uriya ni umukozi w'Imana rwose, uriya ni umuhanzi, urebera inyuma. Uriya ni umuhanuzi, arerekwa, agira impano, avuga mu ndimi. No, Bibiliya iravuga ngo abavuga ngo mana sibo bazagera mu ijuru, keretse abakora ibyo Data mu ijuru agira ate ashaka. Urebeye inyuma, iyo umuntu akurebeye inyuma abona ngo uri umukobwa, ariko se niko biri? Cyangwa nawe uri umugore? Iyo umuntu akurebeye inyuma abona uri umusore, ariko bareba imbere bakabona nawe uri umugabo,
iyo umuntu akurebeye inyuma abona uri umupapa kweri w'umugore umwe, ariko habayeho kureba imbere basanga ufite abagore benshi. iyo bakurebeye inyuma babona uri umugore yewe w'umugabo umwe, ariko bageze imbere basanga abagabo b'abandi warabajyanye. dawidi yarebeye inyuma Amunoni agira ngo koko yarwaye, naho yirwaje afite umugabo w'ingurumbanya wamugiriye inama mbi. yari yarananutse kubera irari ryo gushaka kuzasambana na mushiki we, arangije kuko arabigambirira agira ate abigeraho. kandi uyu mwuka mubi uri kugenda winjira mu nzu y'Imana. ntabwo abantu bagitinya gusambana, abantu bagitinya kuroga, abantu bagitinya kugambana, abantu bagitinya kwishyira hejuru. ibyo twitaga ibizira abantu barabiziruye, ibyo twitaga ngo biranduye abantu barabyejeje. kera umuntu yatinyaga kubeshya, reka kubeshya twabigeze nko kunywa amazi. umuntu yabonaga umuntu wangana n'undi akagira urumeza agatinya, reka none kwangana reka no gukuraho umwanzi. urebeye inyuma kandi umuntu akagira akarimi kezara. yesu ashimwe, yesu aguha umugisha. haleluya, uramfashije de, uranejeje. ni nka ya marira ya Sawuli, mwana wanjye Dawidi we undushije gukiranuka, akarira amarira menshi. mu kandi kanya agahita afata icumu akaba arimusunikiye, ariko kubera ko ari icyo Imana yari yaravuze kuri Dawidi ngo akarekweba. Mana ndagushimiye ko zikurinda. urebeye inyuma bimeze bite? imbere ho ni hazima. kuki inyuma ugaragaza ko uri mwiza ariko imbere ukaba gica? abafarisayo bari bazi kuminina umubu, ariko ingamiya bakayimera bungure. abafarisayo bari bazi koza inyuma y'igikombe, igikombe inyuma nyine ukabona ko bacyogeje, ariko indani haranoka, imbere harimo umwanda. turi ku ijambo rivuga ngo urebeye inyuma. tujye gusenga Imana. ntabwo abantu bari kukwibeshyaho, mukozi w'Imana. ibiri inyuma ni nabyo biri imbere. ntabwo bari kukwibeshyaho. papa ntabwo bari kukwibeshyaho. mama ntabwo bari kukwibeshyaho. wa musore we ntabwo bari kukwibeshyaho. wa mukobwa we ntabwo bari kukwibeshyaho. mukozi w'Imana sinda abatitiro urimo. Imana ntizazireba ngo uri pasiteri, ngo nari mwarimu, ngo nari umuvugabutumwa, ngo nari umuhanzi. no, icyo Imana izazireba ibyo nagusabye gukora warabikoze. Pawulo yaravuze ngo ku rwawe ruhande mubane n'abantu bose amahoro. arongera aravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe adashobora kuzareba umwami Imana. ndagira ngo dusenge Imana ari mu ijuru. biga mu none we wagaragaye arashosherwa, aratitira we, narwaye, arashosherwa rwose, narwaye. mushakira mushiki wanjye Tamari azantekera udutsima tubiri nurire mu ntoki ze. umwami aratabaza, da musaza wawe arenda gupfa, ihute Tamari umurwaza. barebera inyuma, ariko ese imbere niko byari biri. urebeye inyuma babona uri umukozi w'Imana, ariko ese imbere uri umukozi w'Imana koko? kandi Imana ntabwo ikeneye inyuma, aho Imana ikeneye cyane imbere. iravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bakayihakanisha ibyo bakora. Bibiliya ikavuga ngo nibwo nzaberurira babwire ngo nimumve imbere mwabivume mwe, kuko ntegeze mbamenya. Imana izakurinda iryo jambo umukozi w'Imana. Imana izarindinde. uwo munsi uteye ubwoba, uwo munsi uremereye. bwira Imana ngo Mana nagaragaye inyuma ngaragara ko ndi mwiza, ariko imbere burya nari umugome. Yudasi ntiyagiye mu mibare, atari ko ayo mavuta usutse Yesu ku birenge rwose twari dukwiriye kuyagurisha tugafasha abantu b'abakene. kandi we icyo yishakiraga yari amafaranga. Yesu aravuga ati abakene bo muhorana iteka, ariko icyo uyu nguyu ankoreye ahazavugirwa ijambo ry'Imana, hazavugirwa ubutumwa kizavugwa. n'uyu mwanya kiravuzwe, n'ahandi kizakomeza kivugwe, izina ry'Imana ryubahwe. ariko Yuda yagiye mu mibare kuko yari umubitsi. aya mavuta rwose apfuye ubusa rwose, twari kuvanamo ibigomba gufasha abakene. w'icyo yishakiraga burya yari amafaranga. abashaka kugaragara neza ariko imbere ari babi. hari abantu bashaka bazi kuvuga
bakobwa we bafite imitoma, icyongereza cyinshi, igifaransa cyinshi, igiswahili cyinshi, ikinyarwanda cyinshi, n'iringara n'izindi ndimi ntazi ntanavuze. ariko uko wavuga ururimi uko ariko kose waba uhura n'abakomeye, waba uhura n'aboroheje. niba ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ugukiranuka, ni ugukiranuka. niba ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ukwezwa, niba ijambo ry'Imana rivuga ngo ni uguca bugufi, ni uguca bugufi. niba ari kubwira ngo kugira imbabazi, ni ukugira imbabazi. niba ari kubwira ngo kubana n'abantu bose amahoro, nibyo usaba. ni ibyo. ku bwacu ntitwabishobora, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Kristo wanesheje agaca mu nzira nyinshi akanesha, uko yanesheje natwe twiteguye kutuneshereza. Imana ibaho umugisha. reka dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana utwejeshe ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni kuri. uko kuri nta wundi ni Kristo Yesu. Mwami Imana yacu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryatubwiraga ngo urebeye inyuma. Amunoni bamwibeshyeho barebeye inyuma, ariko atari byo biri imbere. aza gukora amahano, yangiza mushiki we Tamari, amugusha mu cyaha cy'ubusambanyi. Tamari agenda ataka inzira yose, bimwicira isoko ryo kutazashaka, kandi iherezo rya Amunoni ryaje kuba ribi. uyu mugabo mweze kugira ngo iherezo rye ritazaba ribi, ahubwo azagira iherezo ryiza. eze uyu mubyeyi kugira ngo atazagira iherezo ribi, ahubwo azagira iherezo ryiza. eze uyu musore kugira ngo azagire iherezo ryiza. eze uyu mukobwa kugira ngo azagire iherezo ryiza. eze uyu ukomeye kugira ngo azagire iherezo ryiza. eze uyu woroheje kugira ngo azagire iherezo ryiza. abaguye mu cyaha cy'ubusambanyi ubagire imbabazi, abasuye mu businzi ubagire imbabazi, abagiye bishyira hejuru ubagire imbabazi, abagiye bikakaza ubagire imbabazi, abashatse kugaragaza ko bagira urukundo ariko imbere ari abagome ubagire imbabazi, n'abaryarya n'abagenda bishushanya, n'abageze amanyanga nka Yuda wishushanije ngo aya mafaranga twari dukwiriye kwifashisha abakene, aya mavuta ntapfa ubusa. ariko icyo Mariya yari akoze cyari kizwi, kandi Yesu cyaramunejeje. aravuga ngo icyo akoze ahazavugirwa ijambo ry'Imana kizavugwa igihe cyose. natwe rero dushoboza Mana gukora icyo ijambo ryawe ritubwira. ku bwacu ntabwo twabyishoboza, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. twirukanye abadayimoni badusubiza mu birutsi by'ibyaha, twirukanye abadayimoni batuma tudahinduka. hindura uyu mugabo ku gato no ku kanini, hindura uyu mubyeyi ku gato no ku kanini, hindura umusore n'umukobwa ku gato no ku kanini. aba bakozi b'Imana bagenzi ba duhindura ku gato no ku kanini, uduhe kuvuga ibyo dukora. Bibiliya avuga ngo abavuga ngo Mana si bo bazagera mu ijuru, keretse abakora ibyo Data mu ijuru ashaka. urakoze kutubashishije, uduhe gukora iby'iryo jambo kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. nyuma y'imbabazi dusengeye ibyifuzo bisubizwe, amasezerano asohore, abarwaye indwara zose zinyuranye Imana ibakoreho bakire, abafite ibibazo by'ubushomeri Imana ibaremere akazi, uyu birukanye mu nzu Imana imucire inzira abona ubwishyu, ukeneye kuruhuka ubukode Imana ishyire iherezo ku bukode, ufite intambara mu kazi, ufite intambara mu muryango, ufite intambara aho asengera, ufite intambara aho atuye, umuntu wese ahure n'igisubizo gihwanye n'igisubizo cye. kandi icyo nifuza ni uko wari ejo na n'uyu munsi ni kukiri, kandi ni kuzahora iteka ryose. kandi igihenze kiruta ibindi, twese uzaduha iherezo ryiza ry'abakiranutsi, kuko mbona aricyo kiruta ibindi byose. urakoze rero, uha umugisha umuntu wese urukurikiye kumva ijambo ryawe, ugiye gukurikira ijambo ryawe ritubwira. turishimiye Imana mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. mbifurije nanjye nisabira kuzanageza neza uru rugendo mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen.